Kwande tuye Kagugu telefone 0 Niki wiyumvamo mu mikino yawe n'icyo umva wahatinda muri wo cyaki kurimo makomedi Patrick Yalo beno vingina Kamutangira setse bano bantu bose baseka ntabwo gibasha kwikinisha Okay. Musakuze. Ngiye kugira ikibazo. Action. Makuru. Nagukwepo ukagukanye twavuganaga ku ifone ariko tutaziranye. Nta kibazo. Sambonye. Okay, byiza kumenya. Nabonye guhamagaye numva keza cyane. C'est vrai? Nakwipe. Ndashimiye. Nanjye biranshimishije kuba namenye nawe. Nahise mukomeze iki? Mukore neza. Nese ko mbona ufite isoni. Isoni? Ye? Nakubeshyaga. Reka ntibiba. Ntukagire isoni ubona n'umugabo. Kandi warakunze. Akantu hagazemo wakabonye? Ndakabona. Nagetse. Ndabona ari akantu kameze gakoze nk'umutima. Fungura umutima wawe. Byiza cyane kumenya nawe. Kuko uwo mutima uhagaze niko nawe nashaka kubona. Sa. Amazina yitwa nde? Radukunda Didier Abraham. Nihe mpano yumvamo mu mikinire se ni umubiri wa kutima? Telefone aho utuye? Kimisagara. Telefone? 0 kane. 3 Urumva ushoboye iki nyine iki wiyumvamo kuba wakina ikintu wiyumvamo muri wewe? Nshobora gukina ndi umusore urimo umwana w'umuryango runaka. Nshobora no gukina nyine ndi umwana wubaha ababyeyi cyangwa wabananiye. Uyu mwana yarakunaniye, ndashaka nyine ko umucyaha nk'umubyeyi, ndashaka kureba amarangamutima ye nyine agaragaza nk'uko atubwiye ngo yashobora gukina ari umwana mu rugo. Niko Gilbert? Karame mama wanjye. Gilbert? Karame. Hako witaba mutagira ubwenge bimeze bite? Ubwenge ndabufite rwose. Kora mbese icyo kigofero cyawe dore aho baba barahereye. Se warayatashye ryari? Natashye kare gasa 12. Ariko Gilbert, wagiye ureka kubeshya. Ngewe navuye mu gikoni utaraza. Natashye ahubwo nuko nageze hepfo nyine
hari abantu twahuye turaganira ariko natashye kare. Sheripe Babarira yewe sinzi babarira. hajya ubwo no kumaze kuba umusore Oya ntabwo ari ukuntu umusore. urumva umaze kubyimba wa mugani wa muhanzi. Oya ndacyari mutoya. mva rero nkubwire wa mwana w'umuhungu cya bugufi Ntabwo nzongera. cyo ngaho ki zanira amazi aho ngaho zanira amazi aho umubyeyi cyangwa hari n'ibindi washobora. umukobwa w'abandi ejo bundi sinjye nakubonye ndi kubagara ibishyimbo hano hakurya hakubona umucyambikanye umutambikanye none ko bambwiye ko wateye inda waba warateye inda bibiri niwe bumvise ndabigira ndabyerekeza niko ngo wagize ute Cut. undi Kwitana. Kwizera Prince. impano yawe wumva ari neza icyo ushoboye gukina Tuye. ufite ikigare cy'umuco ushobora by'abakobwa nataha mu rugo umwana nyine mwiza. urugero duhereza wenda muri ibyo bintu by'ubwenge n'umukobwa niyo uyumvamo cyane kurenza izindi noneho ari duhera Ibiyobyabwenge n'abafana nyine byankunda n'ibiyobyabwenge. Pati wabaye iki mwana umusatsi malariya niko si malariya dore cyo Petri nk'amazi aho amazi ariko Petri si bya binyazi bikugeza bityo ntabwo wanyweye mumpa amazi Cut. amazina Masengesho Padiri. masengesho Padiri mbese ni icyo kintu wumvamo gukina washobora iyi fashion kuri wowe wumva nyine irenze izindi umerita kurenza izindi Tuye. sende nyine wumva kurenza izindi zose wumva ati iyi ngiyi ndayishoboye cyane byizi Nabasha gukina senya ndurana, gukina senya nabiga, gukina senya ndi gutereta. okay ukeneye gutereta ugiye gukinana n'umusore ndashaka gutereta akakwemeza bikarangira wemeye biratangira nk'uko bimeze Natakwemeza. dore ko biraza kugenda wowe nyine ubyumve nyine umva ko ari ibintu bisanzwe nyine usigaye kubaho ubwo nawe utubwiye ko gutereta ugiye kumutereta mu gihe gito mu mwanya muto kandi yemeye ntabwo igisubizo cyiza hari nyine igihe wateretse umuntu w'umuntu nawe wabishakaga cyangwa ari kumwe ariko niyo wabishakaga hari ukuntu waza kwifunga None tita ndakubonye ndakwishimira numva nkigaragara nkenyero ariko kwigaragara nkenyero nyine bisaba kubanza ukigaragara ni kumwe wumva umuntu avuze ngo jyewe no mujyane hano mariyoti ngurire akantu mva mu baza mu gasore wavuze gutereta bya kiniga cyangwa uvuze gutereta bya gisirimu ofisho njye nkunda gutereta bya kiniga Bya kiniga. nkoresha amasirenge ariko n'ibya gisirimu nabikoresha tu Koresha bya gisirimu. ushaka rero bya gisirimu dressing Teta night dressing. Teta nijoro. nicyo kintu yumvamo mu bijyanye n'imikinire imisoro n'abikinwa ni ikihe kintu muri wowe wiyumvamo ko Tuye. Incoming call from 07816.
Ntekereza ko nagira kwisanisha na buri kimwe. Oya ni urugero Wevuga icyo uri bubashe. cyo wumva nyine wiyumvamo hari ikintu uba wiyumvamo kurusha ibindi. uvuga ati ikintu nagikina Ikintu umva wakina ukakibasha. Wajya amarangamutima. Ubu umubwiye ngo Udashaka kumvugisha? Iki se kandi nakoze iki? Oya. Wambabariye. Ntabwo mbizi nta kintu nakoze na kimwe. Kuki se udashaka kumvugisha? Kadi. Ubu ni mama for example yapfuye. Uburyo wabyakira. Nyine asanze yapfuye. Uburyo wabyakira umubona. Nyine ngiye kwakira ari mama wanjye wapfuye. Samuryamisha hasi. nashaka kumukoresha sinashaka ntagarame nyine mbere y'uko haza umusore umwe hano umusore wiyaminiye mu rukundo na romantike umusore wiyaminiye mu rukundo romantike uri romantike cyane ari he ntawe yumvamo ibyo bintu umva kiranze n'imbabazi okay ngwino nawe sorry gato mbaze mubaze dushaka reaction z'uyu nguyu mu rukundo ukuntu aba ameze wowe kuko uramukunda murakunda nyine garagaza nyine ibyiyumviro byawe mu buryo umukundamo sareba ku maso ku munwa nyine ko ukunda umuntu birigaragaza icyo umuntu atapfura mu mukundu n'ibyo dushaka action twari turi kumwe mba nagukumbuye rwose mba nagukumbuye uvuga ko byari bihagije kumara usobere ejo twahuye mu gitondo wowe kuva ejo mu gitondo ni ugutegereza ko ugaruka kureba nyine utampamagaye murazegereye neza sasa rero ikintu uri Israel akina Israel noneho uzi ukuntu ugiye gukina Israel ndashaka gukina Israel nyine tuvuge dushaka gukora ibintu wongere ukina nanone uri Israel shitinga nawe Israel kazi ntekereza ko Israel ishaka gukura umugabo n'ubundi yakakitinga nyine ni ukuvuga ngo uko biriya uri kubikora biriya urimo gukora uko bisa kose hari ukuntu Israel ishaka kurya amafaranga ibitandukanye n'umuntu uri mu rukundo noneho uraza gukina kabiri uraza gukina Israel itona nini Israel kazi mugenzi wako bopfa umugabo wakigwa uri mu mugabo ashaka gukura imodoka nshaka kuryamisha magana atanu n'amafaranga magana atanu nyine mu rugo uri gupfa umugabo uri gupfa nk'ikigabo uyu mwana muto yagutwaye umugabo tinigutu ntwaro ariko sinazareka nkubaze iyo witoye ukavugana na Eric wumva hari so mfite buri munsi mbona umwishimo ariko nagiye mwishimo
umutima w'umushyitsi uba urareba ukareba uri revo ye ariko nta nubwo urashaje uri umukecuru wajya ujya muba mu nzu ubanza wigere nanjye undebe kumva nurangiza ubwo nyine se urabona mugenda wamushaka iki ubu se barishyize mwaribonye urabona yafata umukobwa wawe utegekera ubu se mwatandukana he sawa Abakozi. uramu undi ukurikiye Tuyehe. Narugenge. Narugenge umurenge wa Muhima. Ni iki wumva wundi uri wowe wumva ukunze kurusha abandi mu kintu? nta n'igihe cyose wayikina Icyo ari cyo cyose ndagikira. wenda ikintu urafana Okay, ubu tuvugana ubu turi paractune. Ugiye kuduha amawayizi. uguha amategeko Okay. Twagiye uriteguye. Action. Sore bana. Meze mute? Meze neza. Kandi rero ubu tuvugana. Hari ahantu tugiye kujya mu butumwa w'akazi. Kandi ukuvuga ngo nitwe twitwara neza tugomba kujyayo. Sibyo? Teha rero tugomba kuzakorayo ubutumwa bwiza twigaragaza neza. Natwe nk'ingabo. Muranyumva? Ukuvuga ngo rero umushakire babasore bana nabo basane tugende. nta kindi ushobora uri gufasha Nabwiriza okay ba pastor. cyangwa se ne pastor umuvuga butumwa usanzwe evangelist Haleluya. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana turasanga muri Yohana 3:14 aravuga ngo kubw'Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. kandi kina uri umutekamutwe Wenda ni ngombwa teka umutwe wenda ngwe none tekera muti ku mutwe teka umutwe nyine tumukora akaruka Salama tatu. Baru twabura abantu hirya. Ubwo sama. Ibyo rero nazatuma n'akantu kihuta cyane kuvuga ngo ukuntu bimeze hari akaboro urabona ni akazahabu noneho sasa kandi akagura no kugaha akamafaranga atubuye okay nagira umuntu uza acting ari mushiki we umuntu wegeranye na ni acting ari mushiki we Kate undi ukurikira Witwa nde?
Tuyisenge. byukusenge. Byukusenge. Anastasia. Tuve. Karindwi, cumi, gatatu, karindwi. Reka tutangire. Action. Vesti. Karame. Bino hano. Karame rwose. Se Vesti. Karame. Ibintu biri kukuvugaho muri urugo ni iki? Yewe ntabyo rwose. Nese akamubaza amafaranga mwabuje yaguhaye ugiye guhaha 10,000 bari kugarura 3,000 andi wayashyize. Amafaranga yose narayagaruye nyashyira ku kameza rwose nta kibazo. Afite amaguru se amafaranga ariko amafaranga narayahashyize bose. Kubeshya. Kamubwira umukobwa. Bikamubwira. Ibyawe na mabuje nta Kat, China. Okay. China, mwigendere nade. Umubwise ugiye kudukorera. Waragira ngo wagiye gukina ari umunyeshyari abagira ishyari ko mwateye imbere. No? Cyangwa se wenda ashaka abagira ishyari peka no kugira ngo wagira ishyari. Yes. Mwateye imbere. Ubwo ndatangira mbahamagara amazina. Oya. Wowe ushaka no guca mu nzira ukabona uburyo bwose. Iyo kagere ko byose twibere twagiye. Ukabacira imigambi se. Action. Asi. Se. Ugiye kumva wowe tuvuga turi mu nzira batambutse urabona. Niyo wahagararamo ukavuga nyine uko wabonye ukatangira nyine kubaza igishyeke. Nicyo dushaka. Yes. We acting uko byumva. Umva ugiye kudukinira uri gishego. Banza ukiniye ngiye. Wa muntu wakina nari wowe uri gukina nari. Uri kubyumva igishego. Umugabo w'inshinzi nyine ubona umugabo. Siko byumva? Uwo mugabo ibintu byose kamuta. Ready? Action. Umva niba udashobora guhinduka mu buriri niba udashobora kumindukirira tubihagarikira urukundo none nicyo gituma kina umva mubwire ugiye gukinira ujya mu bupfumu n'umubaruzi none ariko mbere yo kujyayo banza undogera umuntu niba nari mu nyungu ndi mu gihombo ndishimiwe cyangwa se ndi gusekwa iyo mbonye araseka nyuma kwibaza nshaka kumenya kuko nshaka kwicuza suizo fe fo afrobitiyo igisumbizi pasi ya liyo albacino rora mfunzi ngwino ukurikiye yagiye gukina ari mukaso atari ukubyara kina umwana utamubyara ugiye kumubwira nawe nyine ushitinge cyane turebe reaction ze ko shata ako nk'ubwo wirebesha ute ngo wirebesha ute zamudari kuki utabizi se mushihakisha warakarangije niyo mpamvu kadashyira n'iraso ku mubiri mbere se mbere Rwanda na nk'ubu urasohotse sibyo jya hanze turebe agahinda wagaragaza mu gihe ugiye hanze kubitekereza wowe wijya kure gusa koza ngo uhagaze uri hanze wasohotse agahinda wagira mu gihe uri gutekereza Kati washobora kuri okay ngaho sibyo dukinire nk'uko bavuga ngo ngo ni mama uri kumusuzugura Chamba. Ndio tunatorosha ni kushishanga.
ngaho mwana wawe magenzi ya mama umwaka nari barabona musanzwe muziranye ntibakinane noneho umenye ko umenye noneho yuko gutya wowe yambure ko muziranye ntabwo muzi mukiri ugiye kumera mukasi ugiye kubera mukasi agiye kubera mukasi hanyuma ni arigira umwana muza cyangwa oya nyine uricwa n'agahinduka turashaka ko umwana n'umutima yawe nyuma yo kubwira nabi witwa ibintu by'ubuzima oya mama banza wizere nimuntabare barangije nimuntabare abatuye hafi no kunyumva nimuntabare nta mukobwa uri aho hafi ya bamudahamagara umukobwa amafaranga 50 kuri benshi uzashaka akantu keza kabi Kigali kaka ni tutararya Kigali yaba telefone nziza za zindi bakoresha mu rutoki none wowe ikintu giye kumva umwanya mukecuru oya umvase uzabwira mukecuru ko arimwe naragije kandi kwa mami bana bafite ihene bisa uzamubwire ko rero naragije uzabyemera oya ninjye ndamumara icyumweru kimwe nze tumuhize amafaranga ubuse nadukeka oya ntazadukeka icyumweru kimwe ni ukugira ngo mbone amafaranga tumuhize amafaranga kugira ngo ubure indi hene nkatamariza n'andi ariko kwiyazira ntabwo ukuntu beza Alisa ni iki wiyumvamo kirenze ikindi wakina ukaryoha ni iki wiyumvamo wakina kuri wowe kikamera neza ikintu wakina nyine ukumva Alisa natangene nambaze niyo yiremera Alisa ikintu nyine wumva tuye wakina Zero karindwi umunani kandi kukubaza ni urabona filimi igizwe n'ibintu byinshi kandi kugira ngo urabizi tubwire ikintu wumvamo ukina uvuga ati nta kintu ndi iki wumva nta kintu ndi iki uvuga ikintu washobora ukunda kwambara ukunda kwambara cyangwa imyenda yenda wumva ufite ukunda kwambara ni imyenda imeze ni wowe bwoko nyine ubundi bw'ubwoko amajipo y'amakuru n'ay'ibitenge amakanzu amaniyeri arayamatise muri ibyo ni ayahe tempo ukunda kwambara muri make tereta umukobwa nyine mu rukundo tuye kiro Zero karindwi umunani ari nk'abantu dusanzwe turimo cyangwa duhuye bwa mbere mwebwe oya muza kumukunda mwishimane nyine muri mu rukundo bebe yawe shaka nituzanye banza nansuhuza sana y'ukumbura sana byose sana zaba mwiza mbega sigaye sa shade nawe zigisigaye zijyana kujyana mu rugo
cyane rwose Cut. Yeah. Which one? Niyo Larissa. Nagize yo wakora. njye byaterwa buri rero yose na acting Yose. muze gusacinga Ipfundo TV online muraza kwita mubona tuba turi live noneho amanota mwabonye mwebwe mwakinaga muraza kwita muyabona kandi mwakoze kwitabira